ufite ikibazo. Oya, njye nta kibazo mfite. Okay, ikibazo cya kinzanye rero nagira ngo nyongere amafaranga 10,000. Kandi byo gupfa. Urabizi ko ejo bundi twahuye kandi waneye. Ibyo 10,000 rero nibyo gutungira ndamwite. Yego ndabyumva ibyabaye byarabaye ariko ibyo byararangiye. Nose umunsi umwe twabonanye nese nkuterinda gute. Ushaka kubikaza se mpamagare ribu cyane ko ubizi ko yagiyemo. Se nawe ucisha make rwose tuganira ahubwo mbwire neza. Ninsanga uwo mwana ruwanya ndamurera ahubwo wowe wambwira kuntu yagiyemo. Noneho ngiye mete mfata gihamya yuko ayo mwana ari uwanjye nzanamurera nta n'ikibazo. Icyambere cyo urabizi ko ari wowe wa mbere twaryamanye. Urabizi ko ari wowe wansugiye. Ni gute wavuga ngo nagare wowe waneye? Yego ndabyumva ni njyewe ariko se ubu ngubu wowe ugereranyije ubu sinaba narahavuye wenda hakaza turashize noneho akabijyamo. Menyi uzi uyu mwana arimo aracera mu nda aba atera utugere mba numva arimo arakina komedi nka kwa kundi ikina. Icya kabiri uzi ko yarimo aratera utugere mu nda mba numva arimo arakina nka Jimmy Gatete yari gukina mu Mavubi. Ahubwo se cyangwa ari wa Jimmy Gatete wamutwaye ahubwo ukamuhindaye. Kare amafaranga nawe mfite rwose wihangane kandi ugende wihangane rwose n'amafaranga igendere ntari bibwe biri buze kuko Yesiga sana uzubite simana kasukusuku so mu mushururu wambwa urambaza iki akusiko mba n'umuvugo uvugana umunabi wabaye ubwo neza kukubwira inkuru zawe biraza kubera amahoro ahubwo se nayabonana ahubwo se ngiye nigeze nyakubuzo mwana ushobora kumbwira ibyo mbwira nkigendera kumbona n'igihe kiri kunshika mubwigiza aho ngaho yenda gufite umuntu uzakubwira inkuru zawe ndabona udashaka kuzumva cyumva mani buriya rero ngiye ntabwo umuntu gahunda ushobora kumenyera buryo butaho uzamenyere na nyuko ngerekana igendera izo nkuru zawe zigumanira aho gomeza muri ibyo shaka n'igenda ko suramuntu ngiye numvishije inkuru ze burani yabashaka kumbwira ibintu by'ingenzi aya reka ngende n'umwumve none umva mani ngambwira ibyo bizima noneho wisi ushaka kunyumva cyane rwose nayeje ngo mbwira ayo makuru ndumva nyakeneye tu kubera ko wanindije rero shyira hano 1,000 igihumbi se kandi cyo gupfa iki ngo cyo gupfa iki nabyo by'ubuntu sha igihe gitake baracyishyura ugomba kukimereza utakimukarura nkigendera amakuru ukazashaka undi muntu yaguhereza sawa noneho reka nkwice 1,000 hanyuma umbwire ibyo bizima akiri ndi gikura cy'Imana wowe watinze cyane wera no kuntu watinze cyane kijumbi ndabona kidahagije ubwo shirangaho ikindi cyose kwigana ayo makuru yawe arahaka wambwiye cyangwa ukora aho ngabyo ngibyo mereza icyo gihe umuntu wese amakuru mu kuvuga hano none reka nyaguheda numva amakuru yawe yihagazeho akire ngamwana ngambwira amakuru kabisa n'igende amakuru mufitiye nayangaye waruzi yuko umuntu yabyaye ibyo ndabizi ahubwo mbwira ibindi andi makuru mufitiye rero wa mukobwa wateye inda ubu ngubu umwanzuro yafashe umuntu we yikoreye ibaga byose by'iwabo iwe bamubwiye ngo hushigere usanga umuhungu uguteye inda iraraje ngo mubane ahubwo se mwana mbabarira ndakwinginze ngaho nawe nk'umuntu mukuru cyangwa se nk'umuntu mugenzi wanjye nta kuntu wangira inama y'ikintu nakora kuvugira inama ujya kuryamana nawe se kutaje umugira inama y'ukuntu wakoresha agakingirizo urebe ko katabaho se shamana ubuvandimwe bwa ndabubonye gusa wewe ndumva rwose sha reka nikomereze nyine ubwo amakuru yamaye nakundi ubu nawe ukundeba ukunguku sinzi iyo mva sinzi niyo kujya ibibazo n'ibibazo heze ntabwo uzaho kujya usa umuhanda sinzi rwose umva mfite ibibazo rwose byandemera ahubwo nta kuntu wangira inama nk'umuntu w'inshuti yanjye
ngira inama rwose nanjye rwose ngo ngire inama ubona ari iwawe. ntabwo nakugira inama ntazi icyo wakoze mbere cyumva Ikibazo rero mfite dore ngizi. Nawe urabizi mva. Hari ukuntu nageze gutya amagara akana k'agakobwa k'akanyeshuri cyangwa kansange gato. Yamaye. Wagize gute? Nyine nawe urabyumva. Iyo uri kumwe n'umwana w'umukobwa mu cyumba nawe uri umuhungu narabyumva ibyo bakora. Waragize. Cyane rwose nyine nawe yarambwiye ati nyine nawe aho ngo waratwite none abuze icyo nakora. Reka nkubwire. Ngiye kukugira inama itarakabwa. Cyane rwose ahubwo niwumva niwumva buriya rero nicyo ngukundira umva. Nkurikira wa mwana wewe kuvuga amagambo menshi. Urankurikiye? Ndagukurikiye rwose mbwira ahubwo nyine inama zawe hakiri. Malaysia urahazi? Malaysia ntabwo maze rwose. Utagiye Malaysia ribu yo mu Rwanda. Shayira wenda kubona. None fahereka mubwire rwose sibyo. Niyo nama ya wanje umva kubwira. Nuyore muri Malaysia. Katara hepfo. Ugane hakurya. Uzamuke hama ucurike hepfo. Shari kahubwira. Nubone ibyo nari mubwiye wowe urizezenye ntiwabishobora. Gusa reka nk'inama nziza nk'umuntu w'inshuti yawe. Reka nkubwire. Ariko rero bundi je niko nabivuga sha ugira n'amahirwe. Nje nabuze n'uwo nyitera n'ukuri kw'Imana. Ahubwo nushaka kujya kumurera. Oya ikibazo si icyo ngicyo. Ikibazo ntabwo wacyumvisha. Ikibazo dira ahantu kiri. Nuko umwana ateye inda ubu nguyu wabo bamwirukanye. Yafashe umwanzuro wo kuza kubana nanjye. Kandi nawe urabizi ndi mabwa. Ubwo urumva rero nta hantu namashyira rwose. Sha reka nkubwire birakomeye pe. Dore inama ya nyayo urabizi nushaka ucika ribu kuko ribu yo mu Rwanda niramuka igufasha nibyo bikoresho bakoresha umutenda sha izabe ziri kumukoba ndakuraye cika ugenda Mukubise kumukoba urumva bikaza ahubwo reka nze mfata umwanzuro n'uwo nguwo nawe wumvishe n'uwo nk'iki ngiki yego ugera byose umva ibyo ni ibintu byanjye ikintu navuze narahiriye nuko umva ahubwo se komana mbega ko nasigaye ari ciwe werekwa n'abana tuzabyara abazungu yego umva byihorere ahubwo se reka nkubaze waciye hehe uza ko ntigeze nkubona utega tagisi naje mu ndege rega nsigaye ndi igihangaye akamana waje mu ndege wewe ahubwo se ko numva bagiye kukuntwara hakiri kare ahungu ni wasanga ugiye kuvuga ngo nzagura indege ngo nzagire ibiki waya sheri kurabizi ko ntajya nkugora ya bereka nkwereke ntuzongere gutega ngiye nzajya nza nkwijyanira niyo byaba ku mugongo ngiye nzajya nkutwara sibyo eka nawe wakuntwara nzajya nanaguheka ku mugongo ntago nshaka kuzongera gutega moto sibyo ako bagenda bagucugusa ko ngiye nagutwaye urabizi no kutwara neza gani cyo gituma ngukunda sorry zisa ahubwo baretse arantu ngiye ku ndaje tuvugana shiri kwisi ugenda se ndaje turavugana nta kibazo sawa tebuke I'm waiting for you niko mukobwa ndakuhamye ku mugabo wanjye nde witwa umukobwa wowe ninde wundi metse umugabo umubonye hari usanze metse ni mwari muri kumwe se okay umva ngubwire madana ko muko niba ari umugabo wawe uzashyira icyapa cyangwa akari umugabo wawe kindi kandi ndakwiyamye nanze ukobwa bukomeza ngendaho ndakwiyamye wanshinze we n'ikimenyimenyi mwitinda ye uza kumbwira ko wowe utwite uri kubona ni dogiteri ntabwo ndi ku bitaro ikindi kandi niba muba mutazi gufata abagabo banyu neza ndabiyamye turashize none rero nawe urashize Mitu
kugisha inama n'inshuti yanjye. kungisha inama bijyanye n'iki? Hari akabwa kageze gutya kantera inda none kanze kumfasha. Nta kuntu wangira inama y'ikintu nakora? Bayitonze sinzi niba mbyumvishe neza ariko umfashe tugendane. Uri umuntu si uri umukobwa? None se wowe n'imbwa mwahuriye kuki byagenze bite? Nicyo nshaka kubansobanurira. Impamvu mvuga ngo ni akabwa karafatafata nikazi kwemeza kamwe. Mbese iyo mbwa se ni umukara cyangwa n'umweru? yewe ni umukara, birenze n'umukara. Ubwo uri iki? Njye ndi umuntu. Ese wahuye n'imbwa gute nyine? Wasanga ahubwo ari imvugo y'iki gihe bavuga ngo umuntu yigize imbwa ariko ari umuntu. Nibyo ngibyo rwose. Aho turakomeza tugendane. Ngira inama y'ikintu nakora kuko ndumva bindambiye ndenda no kwiyahura. Ngo yaguteye inda harya? Cyane rwose. Ubundi se ubu utagutera inda ninde? Rinete ubupantaro budashinga wagiye wambara ukikwiza se ubundi? Byihorere wa mukobwa, ibyago bigwira abagabo. Ngaho nihanganire basi kuba nkubwiye nabi. None ushaka se ko nkufasha iki? Ngira inama y'ikintu nakora. Wamubyaye se? Ndamubyara se, aho kumushyira ndahafite mituweli se. Njyewe ndashaka yuko natamfasha nzayikuramo cyangwa se nkamujyana muri RIB. Reka nkugire inama. Wagiye mu bapfumu nibura agaheba nk'ihene cyangwa se akamuka nk'imbwa nk'uko wabivuze. Ahubwo ako kantu kanyubaka ni ukuri kw'Imana. Ahubwo aho mu bapfumu baca amafaranga angana iki? Icyo umutima ushatse amata aguranwa itabi. Ufite gahunda mu kurangire cyangwa ntabwo gahunda ufite? Iby'amafaranga nta kibazo. Gahunda ndayifite, ahubwo wowe ngirira vuba vuba. Ngira vuba vuba nguriza udufaranga, nimara kubikora bigacamo njyewe nzakwitura. Hari umupfumu rero witwa Kinyoni. Abikora neza ariko nabigukorera uzampemba. Cyane rwose. Kanze njye kuhakwereka. Urabukoze rwose. turashize noneho. Uraca ahangaha ugende. Njye ntabwo njyana nawe sibyo? Ubwo nibica muzambwira. Sawa. Bye rero. Urashaka iki? Uragenzwa n'iki? Uragenzwa n'iki? Umuntu ashaka gushikisha. Komera ufite ubwoba. Komera ufite ubwoba. Utinya. Utinya. Wageze ku muganga. Ku muganga. Abakurambere bakwakiriye. Abakurambere bose umuntu abareba bishimye. Nawe ishime. Mbwira kutavuga. Ufite ikibazo ki? Ikibazo nari mfite. Yego. Hari umusore wanteye inda. None akaba arimo arayihakana. Yaguteye inda? Nagira ngo umunshikire agende yabira n'inda. Inka. Oyahumura. Oyahumura. Reka mbaza abakurambere. None
Mazina nayabonye. Yitwa Janipi. Ni Janipi sha. Humura. Koko nibyo nuwo nguwo rwose. Oya humura, wigira ikibazo. Bageze kwa muganga, ndagufasha. Janipi. Ndikumureba, humura. Ubu ari guhebeba nk'ihene. Janipi, hebeba. Humura, ari guhebeba. Hanyuma vuga ikindi ahubwo vuga ikindi. Nta kindi nicyo ngicyo cyonyine nari mfite. Nagushaka kujya agenda yintera. Nagubishaka. Nta muroga njyewe. Akagenda yintera. Yana kinyarira. Agenda yabira nk'inka. Yana muka. Jewe ndi muganga. Ahubwo ndumva nagaru ubuntu. Bakurambere barashaka amafaranga. Barashaka kandi gatuma imiti ikora neza. Bashaka amafaranga uratanga ngahe? Vuga. Mfite ibihumbi 2 byonyine. Uranyumvira shizi. Vuga uvuye ahangaha. Nagakurambere nabyemera. Ibihumbi 2 wapi? Yego, karibu muhawe ikaze madamu. Muragenzwa n'iki? Ikibazo gikomeye. Oya bikigora. Nakibonye. Oya ngo yarashika urubyaro. Urashaka kubyara. Wabuze umwana. Mugabo wawe muratera akabari ariko urakara. Ntakigenda. Ariko humura. Wageze kwa muganga Kinyoni. Urabyumva. Ariko humura ndagufasha. Komeza umbwire ikibazo cyawe. Tumaranye imyaka 2 nta mwana turabona. Ntago rwose nzi ikibazo aho kiri. Humura. Nangaza umugabo wawe n'amazi. Ariko rero madamu. Yuko mufasha. Icyo kibazo nakundi ko ntakigukura. Biragoye ariko sinzi kuri buze kubyemera. Ndabyemera nta kintu ntakora rwose ngo mbone umwana. Yego. Nta na kimwe. Nashiro utakora. Urashaka umwana. Urashaka umuhungu. Cyane umukobwa. Uwo ari we wese apfa kuba ari umwana. Wawe wese. Hanyuma rero madamu. Mbere yuko kugira ngo umuti uwone. Urabanza ukaryamana nanjye. Urabanza. Hari ibyo bita gukuraho umwaku. Bakurambere bakaza bakakumva. Ese njamane na bakurambere barambwiye ngo barashaka kubaza. Oya. Yewe bya bintu birakaze.